Reka tubifurize kugubwa neza mwebwe mwese mukurikira channel SDARM Rwanda. Uwiteka abahire. Turagarutse muri studio Twakugize Jean Pierre, ndi kumwe na mwene data Aimable. Reka mwakire abasuhuze maze mukomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Ndabasuhuje, nishimiye kuba ndi kumwe nabo muri aka kanya. Nitwa Aimable, tugiye gufatanya ingingo y'uyu munsi ivuga ngo guhuza ijuru n'isi. Arakoze cyane Aimable, guhuza ijuru n'isi niyo ngingo tugiye kwiga. Reka tusenge none niturangiza tumusabe akomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Urakoze data, turagushimye muri uyu mwanya mwiza, tugushimiye ko uduhaye amahirwe yo kwiga kuri iri koranabuhanga. Dusenze twinginga kugira ngo umwuka wera dufashe kandi imbaraga mvajuru ibane natwe, kandi dusenze dusaba kugira ngo umwuka wera azafashe abo azumva ibyigisho kurushaho kubisobanukirwa. Ubugwa bubane natwe mu izina rya Yesu tubyambaje, amena. Murakoze cyane, reka twakire mwene data Aimable atwigishe ingingo yacu y'uyu munsi. Ni karibu. Kurakoze cyane. Ingingo y'uyu munsi kwa gatanu ivuga mu guhuza ijuru n'isi, yerekana umuhuza wacu hagati yacu n'Imana. Nta wundi ni Kristo. Ni Kristo. Yakobo yitegereje urwego igihe yari aryamye munsi y'umusozi, ajya ngo ariseguye. Rwose ubu ngubu mwana kungo ari mu gitondo abenshi barakangutse, buri mwebwe n'inda uriseguye imbi. Nta n'umuntu ari hari rwose nkaryemeye. Ariko Yakobo ko afite amahoro y'umutima y'Imana, yiseguye arasinzira. Arangije abona ngo rwego ngo rurerure cyane runini, urwego rwatugaga hasi, umutwe warwo uri hejuru mu ijuru. Arangije abona abamarayika bamanukaga barumanukiraho, bamanuka bava mu ijuru baza mu isi barunyuzeho, bakongera akava mu isi bakajya mu ijuru barunyuzeho. Nuko Yakobo yibaza iby'urwo rwego, arabyibaza. Yakobo ntabwo asobanukiwe n'urwo rwego, gusa ikinamini n'ubu yaravuze ati yewe uzi ko aha hantu ari ahera nkaba ntari mbizi. Ni ukuri aha hantu ni irembo ry'ijuru. Yego rwose ni cyakuba asobanukiye, gusa ntabwo yamenye urwo rwego urwo ari rwo. Yagize ngo iyo abamarayika bavuye mu ijuru hari urwego amanukiraho, agira ngo ni ibintu bisanzwe. Ariko Yesu yasobanuriye mu Natanayeli iby'uru rwego. Twibutse abane ko Natanayeli uwo Yesu asobanuriye iby'uru rwego uboneka muri Yohana igice cya 1:57. Niba Barutolomayo, yitwa niba Barutolomayo, wa wundi wararitswe na Filipo. Yesu yamusobanuriye kuri uru rwego ari nde, ko ari we. Abasomeri bumve rwose Yesu niba asobanuriye iby'uru rwego, aravuga ati uru rwego ni umwana w'umuntu. Ari we n'ubwe Yesu Kristo, ni we ubwe rwose. Muri Yohana cya 1:51 reka tuhasome kugira ngo abantu bumve neza iby'ingingo, basobanukirwe neza, bamenye umubuza uri hagati y'ijuru n'isi. Rero tunavuge muri iki gihe ukuntu Kristo ari uduhuza n'ijuru. Nta muntu wemere kuduhuza n'ijuru, ni Kristo wenyine, nta wundi. Watsino 5:1 Yohana igice cya 1:51 aravuga ngo Yesu aramusubiza ati, mbese winjejwe nuko nkubwiye yuko nakubonye uri munsi y'umutini uzabona ibiruta ibyo? Kandi arongera aramubwira ati 51 arongera aramubwira ati, nukuri ndakubwira yuko muzabona ijuru rikingutse, abamarayika b'Imana bazamuka bavuye ku mwana w'umuntu bakamumanukiraho. Ubwo ndi we rwego rero. Ejo hashize ndetse no mu ngingo zawanje, dore turi ku musozo w'icyigisho cy'icyumweru, twagiye tubona uburyo gukiranuka nyakuri tugukomora kuri nde, kuri Kristo Yesu. No kuvuga niwe wenyine utwamika gukiranuka nyakuri, tukareka kwiremera ubucocero mu bwa Adamu na Eva. Rero uwo uduha gukiranuka nyakuri ni nawe utugeza ku Mana. Ugeze bwira abigishwa be ati dore ngo ugiye kwigira mu ijuru kwa Data, kandi inzira murayizi. Harimo umwe wese ntayituza. Aramubaza ati mwigisha, k'inzira utayizi wayitubwiye, inzira ni iyihe?
Yesu aramusubiza ati mu Yohana 14 ati nabanye namwe iyi myaka 3 yose uramanya ni njye nzira ukuri n'ubugingo. Rero Kristo Yesu niwe nzira itugeza ku Mana, akaba ari nawe muhuza, niwe uduhuza n'ijuru. yego Hari icyo bivugaho nabo? ibyigisho biraryoshye, muhuza ijuru n'isi. Yesu niwe muhuza w'ijuru n'isi. Muri make biratworoheye kuko Yesu kuza mu isi yicishije bugufi. Buriya natangaye, nanushijeho gutekereza ririya buye Yakobo yari yiseguye. Yakobo ahantu yari aryamye, uyu munsi wigeze wisegura? Hari igihe kera twajyaga dufata turi nko mu riterane, ugafata igiti ukagishyira munsi y'akamatera, tutumatera tworoshye, noneho ukaryama, ariko warasinziraga wakicuka ukumva ijosi ryagize ikibazo. Uyu Yakobo rero yabonye uru rwego ye yiseguye ibuye. Nyamara uru rwego Yesu yasobanuriraga na Natanayeli, nawe uyu mwanya yari umwigisha ucishije make, uciye bugufi, wambaye ikanzu yoroheje, wagendashaga ibirenge, imikungugu iri ku birenge bye. Uyu niwe wasobanuriye Natanayeli, aramubwira ngo nigiye rwego. Ari igihe muzabona abamarayika bamanuka banyuze ku mwana w'umuntu bongera bazamuka. Rero ibi bintu ni igitangaza, twagize amahirwe atangaje kuko Yesu yaje aciye bugufi kugira ngo natwe tumubone. Murakoze cyane. Nikiza ko abantu dukurikiye ingingo wanayisobanukiwe. Akantu gato ntabwo kuri iryo buye, perezida diviziyo y'abadive Gracious Bugure igeze kubwiza icyigisho, ndibuka bigeze kukinzanira ngo gikorere translation ko cyera nabanje kujya tsebura amavideo. Asobanura ibyo cyigisho kibuye. Buriya utisebuye ibuye. Yakobo yari ahangayitse cyane, aremerewe n'icyaha yakoze, yakoreye mukuru we Esawu. Rero ni kenshi cyane natwe tugira ibibazo bitandukanye byinshi mu buryo bunyuranye. N'abadukurikiye ntawe udafite ibibazo, nanjye ndabifite, ariko ninisebura ibuye nawe nuryisegura, ikibazo cyawe kiraza gikemuka. Iryo buye ninde? N'ubundi ari Kristo Yesu. Iryo buye yari Kristo. Igihe umuntu ishingikirije kuri Kristo Yesu, akisegura Kristo Yesu, akamwishingikirizaho, ibibazo byose ahura nabyo akaba ari watabaza. Ejo hashize twabonye ingingo ivuga mu kwinginga k'umunyabyaha. Twese turabanyabyaha. Igihe mu kwinginga kwawe kose utabaje Umukiza, akaba ari we wegurira ibyawe, ukirengagiza n'inyi zawe no kuba abantu bagutereranye, ikibazo cyose ufite rwose bw'iki kizakira. Wiseguye ibuye gihita gikemuka. Ikibazo ni kimwe, ibuye biraba, kwisegura ibuye birahura, bisa n'ibidashobokera umwana w'umuntu, ariko kwisegura ibuye birimo ibisubizo byinshi rwose. Ubu ngubu muri iyi minsi njyewe ubu nkwiye kwisegura ibuye. Ndimo ndabigerageza, ndabona nabo dukurikiye nawe bigerageze, kuko naje gusanga harimo ibanga. Narametse kera, narabitangiye gushika intege, ariko umaze gusoma ingingo naze mfata icyemezo. Dukwiye kwisegura ibuye kugira ngo Umukiza Yesu abe ari we ukemura ibibazo byose biduhangayikishije mu izina rya Yesu. Urakoze cyane. Reka dusoze iyi ngiro, ariko twifurize abo tubana umunsi ku wundi kugerageza ibi bintu. Hari umwigisha umwe yatwigishije, yatubwira ngo byoroshye nko kurya umutsima. Burya ibyoroshye nko kurya umutsima ku bana b'abantu bafite kamere baba babona bikomeye nk'ubutare, ariko iyo twizeye Yesu biratworohera nko kurya umutsima. Rero tubifurije kwisunga Yesu no kumugiramo ibyiringiro. Ibyo tubona bikomeye bizoroha, n'ibyo tubona ko bidashoboka bizashoboka. Tubifurije guhirwa mu izina rya Yesu. Amen. Amen.